usibye n'icyo ashaka kwizegera ko usibye n'icyo ngicyo buriya Arane Okero ari royo cyane Arane Okero ari royo cyane kuri Murindwa kuko Arane Okero ari royo cyane kuri Murindwa kuko murabizi ko ari wa KCCA ajya gukina muri Paradiyo muri Algeria ntibikunde akagaruka mu rugo yakomanze kuri KCCA iramwangira avangwa reka ngo warashize ngo ntabwo tukwemera abagande banamwita ngo ni Mason Mount ukubera ngo yavuye ngo muri KCCA akajya muri Vipers badahuza uzi ko Murindwa yemeye kumugura $45 z'amashiringi n'inzu n'imodoka akamuha inzu n'imodoka ubishize na za Simba zaramushatse aravuga ati igiciro ni $150 by'amadolari ibwo rero APR yayatanga kuko abaye top scorer wa champion incuro ebyiri zikurikiranye ibaye yayatanga nta kibazo Murindwa yamureka aba bahungu rwose ngo gusoza muri APR ibyo bishobora kuzagorana abagande babiri ariko twagiye tubigarukaho ko novuga ati n'ubundi ibintu twamaze kubikora ntago twajya kwiteza abantu urumva ariko wabonaga ko aba bakinyi rwose nta difference nini baje barusha abo bahasanze bakina kuri iyi myanya ubwo gutegereza ukareba nabonye n'abagande ariyo kipe ya mbere ageze muri Maroc kipe ya mbere y'igihugu ageze muri Maroc barimo abo batrolinga bavuga ngo amakipe yose aheruka kuza mu gikombe cya Afrika ageze ubwa mbere ngo niyo avamo mbere batwaye 17 barimo na Denis Omedi na Ronald Sekiganda bageze Casablanca niteze interview ya Tarebu avuga ati ndi kuzira abakinyi banyu ntafite bagiye mu makipe y'ibihugu Tarebu baramukubise Musanze aravuga ati ikibuga kimeze ukuntu urabona ntago bimeze neza arakubitwa kuri AS Kigali atari abakinyi banjye naburaga kandi ubona b'inkingi za mwamba buri gihe abavuga abakinyi abura n'ubu Sekigana na Omedi agiye kubagenderaho mpaka asitara gato atari abakinyi ntafite excuse kari nyinshi arabikunda cyane biriya bintu sinzi kandi hari Hilal yatsinze buri 10 bari mu ikipe y'igihugu none uri Tarebu ngiyaganiye n'ubuyobozi bari bamubazaho ni mama atitwaye neza icyo gihe ahita abirikira ku bakinyi abafata abakinyi banjye ibyo mbabwira gukina nibyo mbatoza sibyo bakina muri match urabyibuka murabwira ko ariko abwira ubuyobozi no ngo we afata nyina amakosa yakaba yaraye akayashyira ku bakinyi kavuga ati abakinyi banyu urebye kubera ko atagize n'uruhare mu kubagura aba benshi na fundamentals z'umupira bafite zigomba gukoresha rwose ibyo yarabivuze bavuga ati rero mbagomba guhera hasi ngira ibyo mbabwira iyo bageze muri match ubwo rero ati buri wese akina ibye bavuga ati mu mwanya ndebe ko rwose wenda nagerageza guhuza uburyo bw'imikinire ariko ubona ko Tarebo nyine nta identité pe ntabwo wavuga ngo Tarebo akiri umukino nuko ataka si nuko defenda si ntize tactique akoresha si ntazo biragoye ubwo rero APR namenye ko hari abakinyi umutoza Dariko yari yifuje aravuga ati Darikonovic muri Emelec baraboneka na Claude Nyamugabo abwira ubuyobozi bwa Emelec aravuga ati muzabarebe rwose uburyo isa twabinjizamo ariko ubuyobozi bwafashe umwanya wo kubareba nabwo uravuga ati n'umuri turahari reka tubirebe barahari ariko ngo bagenda babivamo kubera ko ukuntu yabavuze Darikonovic uburyo yabaranze uburyo yabasize yari yakabiri nabo uburyo babonye bitandukanye nuko yabavuze ariko abakinyi minsi barape biragoye kubonamo umukinnyi kuko nayo ntabwo iri guperforminga neza ku rwego babonamo umukinnyi uri kwitwara neza kuburyo ntabwo ari igihe kiza cyo kurambagizamo pe ariko bari guterwa nyine nabo batoza aho twavugaga barakinishwa nabi nose nkaruboneka n'urugero rimwe ngaho ku 10 uramubona ari inyuma ba rutayizamu rimwe ngaho ari hagati rimwe ngaho ari gukina hengitse ibintu utamenye ibyo ari byo nyine uburyo bakinishwa uburyo bw'imikinishirize yabo bishobora no gutuma n'uwaje kubarambagiza n'abacanganyukirwa mu mutwe yacanganyukirwa ibyo bintu ariga byatumye Zidane atajya muri national ngo umutoza aramubonye gukina muri defense avati n'imyugaro hatari agarutse asanga bamujyanye hagati aravuga ati se uyu muntu ndamuhamagara heshimye ubundi akina anyway reka tubanze tubabwire ko gusaba facture ya IBM ari inshingano za buri wese ukana akanyenyeri 5 kabiri urwego ukaniyandikisha muri gahunda ya Tenga Promo Iberi abantu umukino wa Inter de Milan akaba atawutumiwemo birumvikana asigaje umukino umwe ugomba kuba muri weekend wo gukina n'ikipe ya Brighton uwo mukino nawo nta wakwizera ko Mo Salah azawukina bivuze ko azajya mu gikombe cya Afrika atongeye kugaragara yambaye jersey ya Liverpool byabaye ngombwa ko abantu benshi bafata impande Wayne Rooney na Jamie Carragher barimo barabacking ikipe yabo ya Liverpool abandi nabo bakabackinga Mo Salah avuga bati byari ngombwa nyine ko baba barakubera ko ikipe irimo iramutesha agaciro biragenda gute hazaza ha Mo Salah haraba hahe
haragenwa na resulta za Liverpool kuko ntekereza ko body impamvu yabikoze ni ukubaha Arne Slot nk'umutoza yo ikipe ikikwemeye nk'umutoza mukuru wa ekipe yakubaha ibyemezo byawe kuko ntabwo yagutegeka gukinisha umukinnyi wagusuzuguye birumvikana niyo mpamvu bagomba kumukuramo ariko nanone byose bigenwa na resulta igihe yatsindwa na Inter de Milan akanatsindwa na Brighton ntekereza ko byaba bimaze kuba too much ashobora kuba yasezererwa kuko abafana ba Liverpool benshi bari ku ruhande rwa Mohamed Salah kuko ugiye gukora imibare muri Mohamed Salah n'umukinnyi wa kabiri umaze gutsinda ibitego byinshi muri Liverpool ari mu bakinnyi bamaze gukora dribble nyinshi amaze gukreye uburyo bwinshi imibare nubwo Liverpool itameze neza ariko still Mo Salah cyari mu bakinnyi beza b'ikipe ya Liverpool nubwo atakoreshejwe igihe gifatika bakaba ko Arne Slot yaba yibagiwe vuba kuko Mohamed Salah umwaka ushize ni umukinnyi watsinze ibitego 29 muri shampiyona atanga hasize 18 urarwa ibitego 47 batwara igikombe cya shampiyona bamwe mu bafana bakavuga ko Mohamed Salah atababaye mu mwaka umwe ahubwo abakinnyi benshi babaye mube akamubwira ati niba ukuramo abakinnyi badakina batari gukina neza nk'uko ubyifuza bagakwiriye kubera kuri captain Virgil van Dijk kuko nawe amaze iminsi atitwara neza ugasanga ko harimo ikintu navuga ngo cyo kwitana wa mwana cyane ko Mohamed Salah yakunze gutwara ikipe ya Liverpool ariko muri no minsi akaba atayifite neza 100% kuko imikino ya Liverpool irabe expose siritu mu gutsindwa ibitego kuko buriya ekipe nkuru nka Liverpool ibashe kugeza ibitego bitatu bikarangira ubyishyuwe n'ikipe nka Leeds ikibazo ntabwo kiba kiri mu busatirize buryo ikibazo kiba cyatangiye kujya mu buryo urindi ibitego byawe nubwo kudefanda kwiza ari ukwataka ariko nanone ntabwo usobanura ukuntu winjizwa ibitego mu buryo buhoraho guhera muri pre-season Liverpool ni ekipe yinjizwa ugiye kora nk'ama clean sheet no mwaka n'ama clean sheet make maze gukora bakaba ko imitore za Arne Slot yo guhindura ava muri system bakinaga umwaka ushize akimikira muri system yewe ngibe ari nayiteje ibyo bibazo byose Karaga we ntabwo asanzwe yemera Mohamed Salah n'abanyafrika muri rusange uribuka ko yigeze kuvuga ko igikombe cya Afrika atari rushanwa riri meja cyane abanyafrika bakamusubiza ngo ati nuko nta rushanwa riri meja yigeze utwara wamenya gute rushanwa riri meja ntaryo yigeze utwara nabonye avuga ngo Mohamed Salah ngo yibuke ko yari flop wa Chelsea abamusubiza no bakamusubiza ko na Liverpool yari flop imbere ya Mohamed Salah kuko ntiyigeze yari maze imyaka 30 nta gikombe itwaye nava ko ni Brad Ferry hagati y'aba bantu babiri ariko ikintu cyo ne cyayikemura ni resulta igihe yakwicaza Salah gatsinda Salah yaba nyina agiye muri weak position ariko namwicaza agakomeza nanone kudatsinda bishobora kuzagaruka nanone Salah ari utsinze kuko umutoza azahinduka kandi azagarura Salah muri swat Axe Bond yaricaye iganira kuri Mo Salah ndetse na Arne Slot benshi mu bafana nabonye biramanta baravuga bati Cody Gakpo ukinisha ubakinga wakora iki atangiye uwe musaruro ariko igihari ubu ngubu gikomeye cyane Axel n'abantu barimo baratekereza mu kwezi kwa mbere nabo barimo barareba iyi situation uyu munsi barimo barareba mu kwezi kwa mbere igisoko ryigura n'igurisha ryaba rifunguye bakwiriye kureka Mo Salah akagenda akajya ahandi mu yindi kipe yakumva yishimiye cyangwa n'umukinnyi wo kugwa muri Liverpool ngira ngo Salah navuga ko igihe cye cyo kusohoka muri ikipe ya Liverpool nyuma y'imyaka 7 kabakaba 8 amazemo no 8 ahubwo ko ava muri Roma za 2017 2018 navuga ko ari umukinnyi wahaye Liverpool ibyo yari afite arumva imyaka 8 yaje afite numva ngo ageje imyaka 33 yego urumva yaje ari umukinnyi ukiri muto yavuye muri Roma abaha byose abaha champion ebyiri Premier yabaye Champions League bwa FA yarakusanyije n'ibindi bikombe byinshi cyane na Champions League saramaze kubatsindira ibitego birenga 188 bije kuva yagera muri Liverpool mu mikino irenga 300 gatoya hafi n'umwe navuga yuko rero Salah urebye rwose politike ya Slot n'ababosi be n'abandi bakinnyi bamaze kugeramo n'abifuzwa kuko wabonye ko bavuga bati Semenyo uyu mupeto wa Bournemouth umunyagana ni umukinnyi ukiri mutoya uri gukora difference ubwo ndavuga abakina kuri ndavuga abashobora gusimbura Salah hariho baravuga Semenyo Antoine Semenyo no kumva ko batangiye gutekereza uzagusimbura kandi ukiri mu ikipe nabyo ni ibindi Salah rero kujya muri Arabia Saudite no mu bindi bihugu byinshi bariho bamwifuza banamuha amafaranga meza cyane aryoshye navuga ko ari gushaka aho azasoreza umupira
ameze neza. Igihe rero ni iki cyo gusohoka muri ekipe ya Liverpool, ngiye niko ndiho mbibona. Abakunzi ba Liverpool ndetse n'abakinnyi bamwe bagize icyo batangaza. Ubita Alisson Becker, muramuzi yuko n'umuzamu kipe ya Liverpool ni pastor, n'umugabo ucisha make umunyabwenge. Yavuze ngo Salah ntabwo ari kumwe natwe uyu munsi, ni ingaruka z'ibyo yakoze, atariko nzi neza ko ari umuntu usobanutse uzi impamvu yabikoze. Ati dufitanye umubano wo kuva kera, ati kandi n'umurigende w'ikipe ya Liverpool, ati nzaganira nawe, atari kubyo tuzaganira biri private, bizaba biri personal hagati y'umugabo n'undi, atari ko nzamuganiriza. No ngo Alisson Becker agomba kubijyamo. Nabonye umugore wa Mo Salah yandika ati ni wowe legend, urumva uri umurigend imbere y'abandi barigend bose babaye ku isi. Ariko Salah muri Liverpool yabakoreye ibintu bidasanzwe kuko 2017 na hagera yatsinze ibitego 44, atanga assist 16. Uri legend, no ngo afite na support yo mu rugo iwe. Oya, abantu benshi bakunda Liverpool. Reka tugaruke mu isaha yacu ya kabiri, turaganira byinshi cyane no mu Rwanda harimo